Yes guys, nabasuhuje mwese nshuti zanjye dusangiye gahunda yo gukora mining, cyane cyane ko mining ari ikintu twabonye ko tugomba gushyiramo imbaraga cyangwa se tugomba gushyiramo umuhate, kubera ko twabonye ko mining ishobora gutanga amafaranga isaha n'isaha, cyane cyane ko muri mining dukora cyangwa se tumaze igihe dukora, hari zimwe zagiye zitugaragariza nyine uburyo mining ishobora kuba yavamo amafaranga. Ibyo ngibyo rero bikaba byatuma utagomba gucika intege kuri mining iyo ari yo yose waba uri gukora, kandi ni n'ikintu cyiza nyine nk'uko duhora tubivuga, ni mining ziba ari iz'ubuntu zitadusaba igishoro, ubwo rero ugasanga nta mpamvu yo kutabikora. Ngira ngo mining zo ni nyinshi, ariko tuzaba tuzivugaho zose uko bishoboka, gusa aka kanya turavuga kuri mining ya Delta Network. Iri muri mining nziza nyine nk'uko twabivugaga, zishobora cyangwa se tubona ko mu gihe kiri imbere, mu gihe kizaza izaba yaduha amafaranga ku muntu wese uzaba warabashije kuyitaho cyangwa se kuyishyiramo umuhate, akaba yayimayininga kandi akaba yagenda yuzuza n'ibisabwa. Nk'uko twabibonye nyine mining bisaba gushyiramo umuhate kugira ngo uzabashe kuba wayikuramo amafaranga. Ngira ngo nizo twagiye tuyakuramo nyine, byagiye bisaba ubwitonzi, bisaba kwihangana. Ngira ngo ibyo ni ibintu bigomba kuranga umuntu wese ukora mining, kubera ko nuza muri mining uvuga ngo buracya ukuremo amafaranga, cyangwa se uvuga ngo nibitinda nzarambirwa, ndakubwiza ukuri bizagorana. Uzasanga ubivuyemo hakiri kare kandi nyamara wari ugeze igihe cyo kuba warya amafaranga. Ikindi abantu bayijyamo ugasanga bagiyemo gutyo gusa, nta makuru bashaka kuri mining bakora, abo ngabo twababwira ngo bikubita agashyi. Icya mbere ari amakuru, duhora tubivuga. Nk'uko rero mbikomojeho mvuga ngo icya mbere ni amakuru, ngira ngo kuri ino mining ya Delta Network nk'uko nababwiye ko ariyo numva twavugaho, ngira ngo hari abantu benshi byagiye bigiraho ingaruka kutamenya amakuru ya mining, ariko nyamara kutayamenya ntago ari ikibazo cy'undi muntu. Iyo ugiye kureba usanga ari ikibazo cya nyir'ubwite, kubera ko amakuru aba yatanzwe. Ngira ngo tuba twagerageje kuyavuga, haba mu magurupe, haba ku masocial media yose ashoboka. Amakuru ya mining iyo ari yo yose aba yabashije kugenda atambutswa. Ngira ngo mining iyo isohotse cyangwa se iyo ari bw'ikiza itangiye kumayiningwa, ngira ngo abantu benshi bagenda bayivugaho, bavuga uburyo mugomba kuyijoyininga, bavuga ibyo mugomba gukora byose, ibisabwa byose bakabivuga, ariko ugasanga wowe wirebeye ikiganiro cyangwa se urebye iyo video, urebye uburyo ushobora kujoyininga iyo mining, ariko ya video ntuyirangize, nyamara hari ikindi kintu uba utabonye. Kubera ko nimba ubonye uko bayijoyininga ariko ntabwo urebye ngo ese iyo umaze kujoyininga cyangwa se iyo umaze kwiyandikisha hakurikiraho iki. Ibyo ngibyo byagiye bitera ingaruka abantu kuri iyi mining ya Delta Network, kubera ko ingaruka nshaka kuvuga bagiye bahuriramo. Aka kanya hari abantu benshi bafite ibibazo muri iyi mining ya Delta, bijyanye no kuba gukora logout, gukora login byaranze, kubera ko usanga batarakoze ikintu, usanga batarakoze icyo bita security cycle. Kubera ko gukora login nyine bisaba guca ku muntu umwe ku muntu umwe mu bantu batanu washyize muri security cycle akaguha agakode. Ibyo ngibyo rero hari abantu benshi batagiye bakora security cycle, ukaba wakwibaza ngo ese bazasubirana amakonti yabo. Ibyo ngibyo rero iyo ugiye kureba usanga nta kindi kintu kiba cyarabiteye, ni kwa kutamenya amakuru ngo yamenyere ku gihe, cyangwa se ni kwa kutita ku kintu, ukaba wareba ikintu intangiriro nurebe aho basoreje. Kubera ko nimba nkoze ikiganiro babwira ngo mugire gutya na gutya, wowe ugasanga wumvise ibya mbere, nyamara ibya nyuma
byari iby'ingenzi nubwo utabihaye umwanya nabyo ube wabyumva. Ngira ngo ni nayo mpamvu dusigaye tugerageza tugakora ikiganiro kigufi kugira ngo mutazajya murambirwa, cyane cyane ko twabonye ko kuvuga ikiganiro kirekire hari byinshi ushobora kuvuga mu minota ya nyuma ugasanga umuntu ntiyabyumvishe kubera ko yarambiwe ikiganiro cyabaye kirekire. Niyo mpamvu rero tugenda dufata umwanzuro wo kuba twakora ibiganiro bigufi kugira ngo inama zose tuba twatanzemo ube wazumva mu gihe kitarambiranye. Ubwo ngubwo rero ibyo urumva ni ibibazo byagiye bibaho nyine, ariko ntabwo wavuga ngo kuba byarabayeho umuntu nk'uwo nguwo ni uko amakuru yayabuze. Ntabwo amakuru yayabuze, kuko amakuru aba ahari rwose ahagije, amavidewo, ibiganiro byose biba bihari byerekana mayiningi yose uko iteye, byerekana mayiningi uko igomba kujoyiningwa kugera ku iherezo ryayo, ahubwo wowe ni wowe utabihaye umwanya ngo ube wabyumva. Ubwo rero mwikubita agashyi mujye mwumva amakuru ajyanye na mayiningi zanyu mukora, kubera ko aka kanya nyine hari n'abandi bantu ariko tutirengagije bakoze security cycle ariko bakaba gukora login byanze, ugasanga biraterwa n'impamvu by'uko yagiye afata aba YouTubers abonye agahita bashyira muri security cycle, akaba atabafitiye contact yabo ngo abe yabahamagara, cyangwa se n'uwuhamagaye ugasanga arakwirengagije, cyangwa se arakubwiye ngo mba mfitemo abantu benshi ntabwo napfa kukubona. Ugasanga ni ibibazo bitandukanye, harimo nk'unabaza ngo ese username yawe ni iyihe mbe nakureba mu bantu bashyize muri security cycle ngo agakode, ugasanga arakubwiye ngo nta username yanjye nzi. Ibibazo ni byinshi rero muri Delta, ariko ndakeka ko biri kugenda bikemuka. Abashoboka benshi bashoboka turimo turagenda tubafasha, ariko sinabura kuvuga ko hari n'abo bikomeje kugorana, kubera ko umuntu nimubaza username yiwe akakubwira ko ntayazi, cyangwa se umuntu akakubwira ngo nta security cycle nari narakoze kandi namaze gukora logout. Uwo muntu nyine ubura aho uhera wamufasha. Gusa icyo nababwira abantu bagifite ibibazo bijyanye no kuba batarakora login yabo kandi bakaba bafitemo nyine coin za Delta nyinshi bumva batifuza guhomba, nababwira ngo sinzi, ariko ndumva icyo nababwira, akawunti zabo ntibagerageze kutazibagirwa, kuko ibi ni ibibazo nyine ba nyir'umushinga baba bamaze kubona ko biri kubaho, kubera ko si mwe mwenyine mu bifite, abantu benshi ku isi ibyo bibazo baba bahuye nabyo. Niyo mpamvu rero dushobora kuvuga ngo mwategereza, birashoboka yuko wenda abantu nk'amwe bazabaha amahirwe yo kuba mwakongera gusubirana akawunti zanyu, mugakora login wenda bidasabye kariya gakode, kuko ibyo ni ibintu bishoboka. Nk'uko nabivuze nyine, ba nyir'umushinga iki kintu baba bakiziho, baba babibona yuko abantu benshi gusubiramo byagoranye, ariko ndakeka ko bashobora kuzatanga, cyangwa se ni ibintu bishoboka yuko bashobora kuzatanga amahirwe yuko ushobora kuba wasubirana akawunti yawe bidaciye ku security cycle. Ariko icyo nagira ngo mbabwire cy'ingenzi, ibyo nabyo kubimenya ko byatanzwe cyangwa se amahirwe yabonetse bizaterwa n'uko uzakomeza gukurikirana amakuru ya Delta Network, kubera ko n'ubundi nutayakurikirana ayo mahirwe azatangwa, ariko ntago uzigera ubimenya, ahubwo uzajya kubimenya ko amahirwe yatanzwe wenda baramaze kuyakuraho. Niyo mpamvu rero ugomba kujya, nimba koko mayiningi warayijemo wumva ari ikintu ushyizeho umutima, cyangwa se wumva ari ikintu wumva ko gishobora kuzakugirira akamaro mu myaka iri imbere, jyamo n'umutima wawe wose. Ujye umenya ngo ni mfata akanya k'iminota 10 mbe nakumva amakuru, cyangwa se 15 mbe nakumva amakuru y'iyi mayiningi nkora. Ibyo bizagufasha kujya umenya ibigezweho ube wabikora. Ngira ngo hari abafatiranye mu minsi ya mbere byarakundaga kuba wakora logout, kuko kujyamo byaremeraga, ugakora logout ugahita wongera ugakora login mu minota itarenze 10, barakwemereraga batagusabye agakode. Ariko nyuma byaje kwanga, ukaba utabasha gukora logout, wajya kujyamo gukora logout bikanga, ntubigereho. Ibyo ngibyo byagiye biba ku bantu nyine babandi bamenya amakuru bitinze. Ubwo rero icyo usabwa ni ukujya umenya amakuru kandi uyamenyera igihe, cyane cyane ko tuba twagerageje kubibabwira
tukabivuga kenshi tukabisubiramo, ariko ugasanga ikibazo ni mwebwe. Sawa sawa rero, mukomeze mugubwe neza. Ubwo ababashije kwinjiramo mukomeze mayiningi, abatarabasha kwinjiramo namwe mukomeze mwihangane. Nibaza ko amahirwe bazayabaha, kandi nibayabaha nyine muzahite muyabyaza umusaruro. Sawa sawa rero, mukomeze mugubwe neza. Imana ibarinde. Ciao ciao.